ijambo jenoside twamaze kuryinjiza mu rurimi rwacu. Ryahimbwe mu mwaka w'1944 rihimbwe n'umuyahudi wigishaga amategeko muri kaminuza witwaga Professeur Raphael Lemkin. Yegeranije amagambo abiri y'ikigereki genos bivuga ivuka, igitsina cyangwa se ubwoko, yongeraho side, rya jambo tubona ku bintu byose byica. Ni ijambo ry'ikilatini caedere bivuga kwica. Yahimbye ijambo nyuma yo kubona ko hari ubwicanyi bubaho bugamije kwica byagambiriwe, kwica itsinda ry'abantu bose uko bakabaye cyangwa se igice cyabo, bakicwa hashingiwe ku bwene gihugu bwabo, inkomoko yabo, ubwoko cyangwa se idini. Bivuze ko aba bantu bicwa mu buryo bugamije kubarimbura ku buryo batazongera kubaho cyangwa se kororoka. Mu gusobanura uko jenoside zikorwa n'uko zitegurwa, hagenderwa kuri jenoside eshatu zemewe n'itsinda ry'impuguke mu mategeko mpuzamahanga. Ni jenoside yakorewe Abanyarmenia mu kwezi kwa kane mu 1915 kugera mu kwa karindwi mu 1916, Shoah cyangwa se jenoside yakorewe Abayahudi ikozwe n'Abadage b'Abanazi kuva mu 1941 kugera mu 1945, na jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu kwa kane mu 1994 kugera mu kwa karindwi mu 1994. Hari umwanditsi witwa Léon Loiseau, kenshi atanga ibiganiro hirya no hino ku isi asobanura imyemerere icyo ari cyo ndetse n'ububasha imyemerere ifite ku bantu. Abantu bafite ubushobozi bwo kwemera ibintu batumva ibyo ari byo, batanasobanukiwe. Kenshi niko bigenda. Igitekerezo kidafite ishingiro, ntikigira ibimenyetso, ntigifatike ngo ubone ibyo bintu aho bihera n'aho biherera, abantu bakagikurikira ari benshi cyane. Kuri Léon Loiseau, kuba benshi twemera Imana iba ahantu hitwa mu ijuru ari naho ifite gahunda yo kuzatujyana, tukaba tutahazi, ariko hari abantu batubwiye uko hameze, ibyo tukabyemera cyane kandi tukabyizera, ibyo nta kibazo. Ikibazo niyo tubivanze no kwikunda, bigahita bibyara urwango ku bandi. Umuntu utemera ko tuzajya mu ijuru akababaye umwanzi udakwiye kubaho, cyangwa se umuntu utemera inzira tuzanyuramo tujya mu ijuru ubwo akababaye umwanzi utagomba kubaho. Ibi iyo bigeze kure bikagera ku zindi ngingo zitari iyobokamana, abantu bakabyigishwa igihe kirekire, nibyo bivamo jenoside. Kubera ko ari ubwicanyi bukorwa bugambiriye kumara abantu cyangwa se igice cy'abantu runaka, burategurwa kandi bugategurwa mu gihe kirekire. Hari ibyiciro 8 bigize jenoside, cyangwa se ibyiciro 8 bigaragaza ko harimo gutegurwa jenoside. Bimwe ni ibiyitegura, ibindi ni byo kuyikora, ibindi ni ibya nyuma ya jenoside. Ni ibice 8 byatekerejwe na Bwana Gregory Stanton. Uyu yashinze umuryango mpuzamahanga wo kurwanya jenoside witwa Genocide Watch. Muri ibi bice, igice cya mbere cyerekeza kuri jenoside ni uguca amatsinda mu bantu, classification. Birumvikana buri gihe abantu bahora mu matsinda, nta nubwo byapfa kuvaho. Buri gihe haba hari twebwe, hakaba na bariya. Ntabwo buri gihe gushyira abantu mu matsinda biba kimwe mu bice bya jenoside, ariko Gregory Stanton avuga ko ari icyiciro cy'ingenzi mu gutegura jenoside. Tubaye tudafite uburyo bwo kuvuga ko abandi ari abandi bari hariya ku ruhande batari bamwe muri twe, icyo gihe nta buryo na bumwe habaho jenoside. Muri make, uburyo bwo gukumira jenoside hakiri kare itaragaragaza ibimenyetso ni uguhuza imibereho, mukavuga muti twese turi Abanyarwanda, cyangwa mukavuga muti twese turi abantu, nk'uko aricyo kirango kiduhuza twese. Human actually is the most transcendent of all of the identities. Uyu Gregory Stanton yahoze akorera Departement ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yatangiye gukora ubushakashatsi ku birebana na jenoside guhera mu 1980 ubwo yakoraga muri Cambodia. Nyuma agiye gukora muri Departement ya Leta nibwo yatangiye gukora ubushakashatsi kuri jenoside yakorewe Abatutsi. Mu 1996 nibwo yagaragaje ibi bice 8 bigize jenoside. Igice cya kabiri mu bitegura jenoside cyitwa symbolization, guha abantu ibirango cyangwa se ibimenyetso bibaranga binabatandukanya. Abantu bakaba bakwitwa amazina atandukanye n'ay'abandi, Abatutsi, Abahutu, cyangwa se kubashyiraho ibindi bimenyetso nk'inyenyeri y'umuhondo Abayahudi bagombaga kwambara ku myenda yabo ngo bamenyekane aho bari hose. Hari na furari y'ubururu abantu bo mu burasirazuba bwa Cambodia bagombaga kwambara kugira ngo bamenyekane. Ni ugusunikira abantu kwimenyekanisha hakurikijwe ibirango bigaragaza ya matsinda baciwemo. Mu Rwanda njyewe ubwanjye mu mwaka w'1988 nibwiriye perezida ko bagomba gukuraho indangamuntu zanditsemo amoko, ariko nyine nk'uko byumvikana ntabwo nari ndimo mbwira umuntu wa nyawe, kuko nawe yari ashyigikiye jenoside muri icyo gihe mu Rwanda. Igice cya gatatu mu bigize jenoside ni icyo abantu bashyizwe mu matsinda bagashyirwaho n'ibimenyetso, noneho batangira gukurwaho ubumuntu.
bagatangira gufatwa nk'ahatari abantu, atari bo gusa bakurwaho ubumuntu, ahubwo n'abo mu rindi tsinda bakaba barimo gukurwamo umutima w'ubumuntu kugira ngo bazica bakuweho ubumuntu batumva ko bisha abantu. Ni igice Gregory Stanton yise déshumanisation. Déshumanisation nk'uko bivugwa n'umunyamakuru w'umwanditsi David Gakunzi. Jenoside buri gihe itangira hahindurwa imitekerereze n'amarangamutima. Gakunzi avuga ko jenoside itangira abantu babwirwa ko bariya atari abenegihugu, ni abanyamahanga baje mu gihugu cyacu. Ni ugutegura abantu mu mitwe kugira ngo bitegure kuzica abandi niba bisabwa. It's where we begin to treat one group as somehow less than human. The way that is often... aho niho utangira kumva itsinda rimwe ry'abantu rifatwa nk'aho atari abantu. Uburyo ibi bikorwamo ni ukwita abantu inyamaswa, nko kubita inyenzi nk'uko bitaga abatutsi mu Rwanda. Gufata abantu ukabita nka kanseri cyangwa mikrobe. Niwumva amagambo nk'ayo ujya umenya ko aho hantu hari ikibazo gikomeye cyo kwambura abantu ubumuntu, kandi ibyo biba bigomba kurwanywa cyane. You have a very serious dehumanization problem in that society. And that has to be fought very vigorously. Igice cya kane mu bitegura jenoside, bitewe n'uko jenoside ari icyaha gikorwa n'itsinda ry'abantu, ni uguhuza gahunda, imigambi n'ibikorwa, organization. Muri iki gice abantu batozwa ubwicanyi kubera ko mu bihe bya jenoside hanagaragara uburyo bwo kwica butari buzwi. Muri iki gice hatangwa intwaro ku bagomba kuzica, bakigishwa no kuzikoresha, ndetse rimwe na rimwe abajya muri iyo mitwe bagahabwa ibihembo cyangwa se agahimbazamusyi. Gusa ibi ntibivuze ko kwishyira hamwe kose kuba gutegura jenoside. Igice cya gatanu mu bigize jenoside cyitwa polarization. Polarization ni uguca itsinda rimwe ry'abantu ukabatuza ukwabo, cyangwa se hagashyirwaho amategeko asa n'abaca mu muryango. Nko mu Budage bw'Abanazi hari harashyizweho amategeko abuza Abanazi gushyingiranwa n'Abayahudi. Amategeko mu Budage yasobanuraga neza Umuyahudi uwo ari we, kandi hakaba serivisi zimwe na zimwe atemerewe. Muri iki cyiciro cya jenoside, Gregory Stanton avuga ko uku gutandukanya abantu no gushyiraho amategeko abuza abazakorerwa jenoside kugira imibanire ishingiye nko ku gushakana n'abatazahigwa, biba bigamije kurwanya ko hazagira ababangamira ikorwa rya jenoside. Muri iki cyiciro ni nabwo hicwa cyangwa se hagafungwa abantu bose bafite ububasha bwo kuzabangamira ikorwa rya jenoside cyangwa se bashobora kuzayirwanya batari mu byiciro by'abazahigwa. So for instance, in Germany, the first people to be arrested... Urugero, mu Budage abantu ba mbere Hitler yafunze akanabica bari abademokrate b'abasosiyaliste n'abakristo b'abaliberali n'abandi bose bari mu myanya yabahaga ubushobozi bwo gutambamira jenoside yategurwaga n'Abanazi. Mu Rwanda naho bamwe mu babanje kwicwa barimo nka minisitiri w'intebe n'uwari umuyobozi w'urukiko rw'ikirenga, bose bari Abahutu. Bari mu bantu ba mbere babanje kwicwa mu minsi ya mbere ya jenoside. Igice cya gatandatu cya jenoside Gregory Stanton yacyise preparation. Ni igice noneho cy'imyiteguro habura gato ngo jenoside itangire. Iyi iba ari imyiteguro ya nyuma, aho abazakora jenoside bamenyeshwa aho bazasanga bazicwa, hagacukurwa ibyobo, hakaremwa inkambi zoherezwamo abazicwa. Bamwe mu bazicwa bakabuzwa gukora ingendo cyangwa se imitungo yabo igafatirwa ku buryo ntaho bazahungira. Igice cya karindwi noneho ni jenoside nyirizina, igihe ubwicanyi butangira gukorwa. Impamvu jenoside zikorwamo ibikorwa bibi bibaho ku muntu wese ni uko mu byiciro byose bitandatu biba byabanje mbere y'uko igikorwa nyirizina cyo kwica abantu gitangira, abazakora jenoside baba barakomeje kubwirizwa urwango nk'ivanjiri kugeza ubwo gukora jenoside baba batakibibona nk'ikibi. Ari nayo mpamvu bigoye ku muntu uwo ari we wese utarigishijwe urwango kwiyumvisha uburyo abantu bakora ibikorwa nk'ibikorwa muri jenoside. The people who commit genocide are very frequently people who believe that what they're doing is good for their society. Abantu bakora jenoside kenshi baba ari abantu bizera ko ibyo barimo gukora ari byiza. Baba batekereza ko barimo gusukura umuryango mugari wabo. Nk'Abanazi bumvaga ko kwica Abayahudi bose mu Burayi bakabamara bizatuma Uburayi buba bwiza cyane. Mu Rwanda naho igitekerezo cyari uko Abatutsi bose bo mu gihugu nibashiraho, igihugu kizasigara ari cyiza cyane cy'Abahutu gusa. The thought was, if we can just get rid of all these Tutsis, then we'll have a perfect Hutu-run country. Uko buri cyiciro cya jenoside kiba kirimo gukorwa, giherekezwa no guhakana ko ibyo bintu birimo gukorwa. Nta leta cyangwa se itsinda ry'abantu rishyira abantu mu byiciro ngo muri icyo gihe bemere ko ibyo barimo gukora ari ugushyira abantu mu byiciro kandi ko ari bibi. Nta leta cyangwa se itsinda ry'abategura jenoside bashyira ibimenyetso ku bantu cyangwa se babashyira ku ruhande cyangwa se babafungira serivisi runaka n'ibindi byose ngo mu gihe birimo kuba bemere ko birimo gukorwa. Buri gihe birahakanwa. Ibi ni nabyo bituma habaho igice cya 8 cya jenoside,
denial, guhakana iyo jenoside. Iyo jenoside yarangiye abantu barishwe, hakurikiraho igice cya 8 aricyo denial, guhakana ko iyo jenoside itabayeho no kuyipfobya. Iki ni igice gisa naho kitajya kirangira kubera ko jenoside zose zabayeho ku isi uyu munsi hari abantu bazihakana. Guhakana jenoside bishobora kumara imyaka 400. Ibi nibyo bikirimo kubaho kuri jenoside yakorewe Abanyarumeniya, kuko na n'ubu abayobozi ba Turikiya baracyahakana ko ibyabaye byari jenoside. Mu guhakana jenoside hakorwa ibikorwa birimo kuzimangatanya ibimenyetso, guhohotera abatangabuhamya, guhindura imibare imwe n'imwe cyane cyane y'abazize jenoside. Hano kenshi umubare uragabanywa ugashyirwa munsi y'umubare nyakuri wabishwe. Ibikorwa nk'ibi nibyo bituma Gregory Stanton wanditse ibi byiciro byose uko ari 8 avuga ko guhakana jenoside bikorwa uyu munsi biba biha icyuho jenoside y'ejo hazaza. Buri gihe uko ibi bice cyangwa se ibi byiciro bya jenoside byose biba birimo gukorwa mbere y'uko jenoside nyirizina itangira, hari abantu baba bicwa, ababa bagambiriwe kuzicwa n'ubundi muri ibyo byiciro baba bicwa. No mu Rwanda byarabaye. Ku itariki ya 9 y'ukwa 12 mu 1948 i Paris mu Bufaransa hateraniye inteko rusange y'umuryango w'abibumbye. Mu myanzuro y'inteko yafashe wa 260 wasabaga ibihugu byose byemera gusinya amasezerano yaragiye gusinywa kuzarwanya kandi bigahana ibyaha birebana na jenoside haba mu ntambara cyangwa se mu bihe by'amahoro. Mwibuke ijambo jenoside ryari rimaze imyaka 4 rihimbwe kubera ko Raphael Lemkin yarivuze bwa mbere mu 1944 arivuga mu gitabo yise Axis Rule in Occupied Europe. Byageze mu 2017 ibihugu 149 mu isi aribyo bimaze gusinya gushyira mu bikorwa aya masezerano. Isi yose ifite ibihugu 195. 193 muri byo biri mu muryango w'abibumbye, 2 nibyo bitari mu muryango w'abibumbye. Ubwo mu bihugu byose bigize umuryango w'abibumbye 44 byonyine nibyo bitasinye gushyira mu bikorwa amasezerano yo gukumira no guhana icyaha cya jenoside. Aya masezerano yasinywe nyuma y'uko hari harabaye jenoside yakorewe Abanyarumeniya mu 1915 n'1916 ndetse na jenoside yakorewe Abayahudi mu 1941 kugera mu 1945. Jenoside yakorewe Abatutsi niyo jenoside ikomeye yabayeho mu kinyejana cya 20, ariko jenoside yabayeho bwa mbere mu kinyejana cya 20 ni yakorewe Abanyarumeniya. Armenia, igihugu kiri mu gace kitwa Caucase hagati y'umugabane w'Uburayi na Aziya, ni kimwe mu bihugu byahoze bigize Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete. Hagati y'ikinyejana cya 14 n'icya 20 muri kiriya gice cy'isi igihugu cy'igihanganye cyari gihari cyari ubwami bw'abami bwa Turukiya, Empire Turco-Ottoman. Bwari ubwami bwigaruriye ibihugu byose byo mu majyepfo y'uburasirazuba bw'Uburayi, uburengerazuba bwa Aziya n'amajyaruguru ya Afurika. Nka Maroc yahoze muri ubu bwami. Nko mu 1534 ubu bwami bwaragutse cyane bufata ibihugu byinshi by'Uburayi buhinduka ubwami nyambukiranyamigabane, Transcontinental Empire. Uko kwigarurira ibihugu k'ubu bwami byatumye bigera mu kinyejana cya 19 hari Abanyarumeniya benshi babarizwaga mu bwami bw'abami bwa Turukiya. Muri ubu bwami bunini gutya aba Banyarumeniya miliyoni 2 bari banyamuke b'Abakristo mu gihugu cy'igihangange cy'Abayisilamu miliyoni 20. Bamwe muri aba Banyarumeniya bari batuye mu gice cyahoze ari Armenia mu myaka ya kera cyane hagati y'inyanja ya Mediterania n'inyanja ya Caspienne. Abanyarumeniya bari abacuruzi cyane bigatuma benshi baba mu mijyi minini nka Constantinople, iyi ni Istanbul y'ubu. Banabaga muri Yerusalemu ndetse n'indi mijyi myinshi uyu munsi barizwa muri Libane. Mu mpera z'ikinyejana cya 19 ubwami bw'abami bwa Turukiya cyangwa se Empire Turco-Ottoman bwatangiye gucika intege, butangira gutakaza bimwe mu bice bwari bwarigaruriye kubera ko ibihugu byagiye biharanira ubwigenge bwabyo bikiyomora kuri ubu bwami. Nko mu 1878 ubwami bw'abami bw'Uburusiya bwarwanije ubw'Abaturke. Aba Banyaturukiya baratsinzwe. Umwami wa Turukiya witwaga Abdul Hamid wa kabiri nyuma yo gutsindwa intambara yagombaga gushaka uwagize uruhare mu gutsindwa kwe. Yahise ashinja Abanyarumeniya kuba barakoranye n'umwanzi muri iyo ntambara. Ngiki kirego cya mbere cyari kigiye kuzatuma nyuma y'imyaka 37 ni ukuvuga mu 1915 Abanyarumeniya bakorerwa jenoside yaguyemo abarenga miliyoni n'ibihumbi 500. Mu gihugu hose Abanyarumeniya batangiye kubonwa nk'intasi z'amahanga zitatira ibihugu nk'Uburusiya maze batangira guhigwa bakicwa. Iki gihe ubwicanyi bwiswe Massacre Amidien. Amidien byavuye ku izina ry'umwami Abdul Hamid. Bwabaye ubwicanyi bwahitanye Abanyarumeniya 250. Aha hari hagati y'umwaka w'1894 n'1896. Mu 1908 hari urubyiruko rw'Abanyaturukiya rwakoze impinduramatwara rukuraho umwami Abdul Hamid wa kabiri rushyiraho ubutegetsi bushya. Ubu butegetsi bwashyigikiwe cyane n'Abanyarumeniya batekerezaga ko noneho bagiye kubona gahenge bakaruka ku bwicanyi bakorerwaga n'umwami Abdul Hamid.
ariko mu kwezi kwa kane mu 1909 abanyarumeniya bahitwa Silisi bishwe n'ubutegetsi bari baherutse gufasha kujyaho. Iki gihe hapfuye bari hagati y'ibihumbi 20 n'ibihumbi 30. Babahoraga kari abanyamahanga b'abakristu. Ingengabitekerezo y'ivangura rishingiye ku nkomoko no ku idini yahise ikwira mu rubyiruko rw'abanyaturukiya, batangira kubwirwa ko kuba igihugu cyabo kitakiri igihangange nka kera byatewe n'abanyarumeniya bigeze gukorana n'umwanzi incuro imwe. Ubwo nabo bahise bafatwa nk'abanzi b'igihugu kandi bagombaga kwicwa kimwe n'abagereki babaga mu gihugu. Mu 1914 ubwami bw'abami bwa Turukiya bwinjiye mu ntambara ya mbere y'isi. Binjiye bari ku ruhande rw'Ubudage. Mushobora kuba mwarabibwiwe cyangwa mwarabisomye ko iyi ntambara nayo bayitsinzwe. Nibyo barayitsinzwe. Mu ntambara uko batsindwaga byagendaga bibindi mbarutso noneho yo gutangira jenoside yo gukuraho abanyarumeniya. Talat Pasha wari minisitiri w'umutekano iki gihe ni umwe mu bateguye jenoside. Uyu yateguye ibice bibiri byakozwe muri jenoside. Igice cya mbere cyari kuva mu kwa kane kugera mu kwa 10 mu 1915 ubwo habaga ibyiswe deportation, kwegeranya abanyarumeniya bakajya babarunda mu nkambi. Igice cya kabiri cyo cyatangiye mu itumba ryo mu 1915 kigeza mu kwa 10 mu 1916. Muri iki gihe nibwo habaye ibyiswe extermination, gutsemba abanyarumeniya. Ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa kane mu 1915 hari abacuruzi 650 b'abanyarumeniya bafatiwe i Constantinople ni Istanbul y'ubu ngubu. Bose bajyanwe mu burasirazuba bw'igihugu, hafi ya bose baricwa umunsi umwe. Iki nicyo gihe bavuga ko iyi jenoside yakorewe abanyarumeniya yatangiye ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa kane. Buri mwaka kuri iyi tariki ya 24 y'ukwa kane nibwo muri Armenia batangira ibikorwa byo kwibuka. Mu mijyi myinshi yo mu burasirazuba nka Sivas, Mezre, Erzurum, Mus n'ahandi abanyarumeniya bagiye bafatwa bakicirwa aho bafatiwe. Mu bindi bice ko bajyanwaga mu nkambi bagapakirwa za gari ya moshi cyangwa bakajyanwa n'amaguru bakerekezwa hitwa Alep, uyu munsi ni muri Syria. Bavanwaga Alep bakajyanwa mu nkambi zari mu butayu muri Syria y'uyu munsi na Iraq. Aha niho bicirwaga, ariko abenshi babaga banaguye mu mayira. Abana, abagore, abasaza, abakecuru. 1/3 cy'abanyarumeniya babaga muri Turukiya barishwe. Mu ntambara ya kabiri y'isi hagati y'umwaka w'1941 n'1945 abadage b'abanazi bakoze jenoside yishe 40% by'abayahudi bose bo mu isi. Hagati ya 5,600,000 baguye muri iyi jenoside. Ni kimwe mu bikorwa byamaze kwiyandika mu mateka y'abantu. Bagusabye kubara inkuru ivuga amateka y'abantu kuva bagera ku isi, washyiramo igihe abantu batangiriye kugendera ku maguru abiri, bakavumbura umuriro, bagatangira gukora ibikoresho, bakavumbura inganda, bagakorera abayahudi jenoside, ugakomeza. Ku itariki ya 30 y'ukwa mbere mu 1933 perezida w'Ubudage Hindenburg yagize Adolf Hitler umuyobozi wa guverinoma y'Ubudage. Iki gihe Ubudage bwari mu bibazo bikomeye cyane kubera ko gutsindwa intambara ya mbere y'isi byari byaratumye bucibwa amafaranga menshi, bunafatirwa ibihano bikomeye kubera ko ibihugu bimwe na bimwe bwari bwarakolonije bwarabyambuwe bihabwa abatsinze intambara. Ubudage bwahawe ibihano ku buryo bwumvaga bwarakojejwe isoni. Iki gihe ubukungu bw'Ubudage bwasaga n'uburambaraye hasi ku butaka. Mu 1922 Ubudage bwakoraga amafaranga menshi kugira ngo bugire amafaranga menshi mu gihugu, maze amafaranga aragenda yuzura igihugu ku buryo mu kwezi kwa 11 mu 1923 agaciro k'imarke ari ryo faranga ryakoreshwaga n'Ubudage kari karatakaye ku kigero cya miliyari 100% ugereranije n'agaciro ifaranga ryari rifite mu 1914 mbere y'intambara. Ikigero cy'ubushomeri mu Budage cyari cyaratumbagiye, abantu nta kazi bakigira. Hitler yagiye ku butegetsi asanga igihugu kimeze gutya, ubukungu burambaraye hasi. Mu kugerageza kubuzahura yatangiye kuzamura imyumvire yiswe gukunda igihugu cyane no kurwanya abantu bose bashobora kuba badafite inkomoko mu Budage, avuga ko aribo bakenesha Ubudage. Mu 1933 ubwo yajyaga ku butegetsi hakavuka ishyaka ry'abanazi, hahise hanazamuka imyumvire y'uko Abadage ari bwo bwoko buruta ubundi bwose bwo ku isi, race supérieure. Hahise havuka politiki yo gushyira abantu benshi mu gisirikare hagamijwe kwagura igihugu. Bashakaga ko ahantu hose hari umuturage uvuga Ikidage ubwo hahinduka Ubudage. Ni gute ibi byaje kugeza kuri jenoside yakorewe Abayahudi? Byose bitangira mu mwaka wa 750 mbere y'uko Yesu Kristo aza mu isi. Iki gihe uburasirazuba bwo hagati ubwo ari mu majyaruguru y'uburasirazuba uvuye ahangaha turi bwari bugabanijemo ubwami bwinshi buto cyane na za leta nyinshi nto cyane zari zikikijwe n'ubwami bw'abami bw'ibihangange bwa Asiriya mu majyaruguru n'ubwami bw'abami bwa Misiri mu majyepfo.
muri ubu bwami bwinshi buto gutya na za leta nto gutya zikikijwe n'ubu bwami bw'ibihangange harimo n'ubwami bwa Isirayeli bwari butuwe n'abaturage basengaga imana nyinshi zarimo na Yave. Yave ni imana abakristo basenga. Muri 722 mbere ya Yezu Kristo, umurwa mukuru w'ubwami bwa Isirayeli witwaga Samariya. Uyu murwa uyigaruriwe n'ubwami bw'abami bwa Asiriya bwashakaga kwaguka. Abaturage benshi b'abanya-Isirayeli cyangwa se b'Abayahudi icyo gihe bategetswe guhungira mu bwami bwa Yuda na Yerusalemu. Kera kabaye aha bahungiye naho baje kuhasangwa n'ingabo za Asiriya zakomezaga kwagura igihugu zigana mu majyepfo hafi ya Misiri. Asiriya yakomeje kwigarurira ibice byarimo Isirayeli kugeza mu mwaka wa 611 mbere ya Yezu, birumvikana, ubwo umurwa mukuru wa Asiriya witwaga Ninive nawo wigarurirwaga n'Abanyababiloni. Iki gihe Asiriya nayo yari imaze kugwa. Ibyahoze ari ubutaka bwayo bwatangiye kwigabanywa na Misiri na Babiloni yari imaze kuyitsinda. Uru rugamba rwo kwigarurira ubutaka bwa Isirayeli n'ubundi bwami narwo rwatsinzwe na Babiloni itsinze Misiri. Gusa abari batuye Yerusalemu banze kwigarurirwa n'Abanyababiloni barigaragambya. Ingabo za Babiloni ziraza zirabarwanya zirabatsinda. Abaturage benshi bategekwa kujya kuba muri Babiloni. Kera iyo watsindaga ubwami bwabaga bubaye ubwawe, abaturage baho bakaba bawe bakaza mu gihugu cyawe. Muri 535 mbere ya Yezu, iyi Babiloni nayo yigaruriwe n'ubundi bwami bw'Abaperse bwitwaga Akemenide. Ubu bwami bwarwanije Babiloni buhita bwigarurira ibice byose byari bifitwe na Babiloni. Abanya-Isirayeli cyangwa se Abayahudi bakomezaga guhererekanywa hagati y'ubwami butsinze intambara. Umwami w'Abakemenide iki gihe yategetse ko ubwami bwose abohoye busubirana ubutaka bwahoranye imbere. Abayahudi cyangwa se Abanya-Isirayeli bahise basubirana ubutaka bwabo bwa mbere yuko bigarurirwa n'Abanya-Asiriya. Benshi bahise basubira i Yerusalemu bajya kubaka umujyi wabo, banahubaka urusengero rwa Salomo, banandika Tora. Iki ni igitabo cy'amategeko bavuga ko Imana yahaye Musa. Muri 334 mbere ya Yezu, umwami muto wari umusore wa Macedonia witwaga Alexandre le Grand yafashe icyemezo cyo kwigarurira ubutaka bwose bwari buzwi icyo gihe. Bya bindi Abayahudi bari barubatse byose yarabisenye. Mu myaka 10 yonyine uburasirazuba bwo hagati yari yamaze kubwubaka imijyi mishya. Gusa ku myaka 32 y'amavuko Le Grand yaje gupfa agwa i Babiloni adasize uzamusimbura ku ngoma. Ubwami bwe bwose bwigabanywa n'abajenerobe nabo babugabanyamo ubwami bwinshi buto buto. Muri ubu bwami bwinshi buto buto bagabanyije harimo n'ubwayoborwaga n'abitwa Abaptoleme. Abo Baptoleme bari Abayahudi bashinga umurwa mukuru wabo Alexandria. Aha ni naho bahinduye cya gitabo cy'amategeko mu Kigereki bacyandika mu Kigereki. Hashize ikinyejana kimwe ubu bwami nabwo bwigarurirwa n'Abaromani. Insengero zose bari barubatse zirasenywa. Umujyi wa Yerusalemu bari barongeye guhagarika urasenywa. Hasigaye urukuta rumwe rwonyine bise Mur de Lamentation. N'uyu munsi ruracyahari, niho hantu hatagatifu ku Bayahudi. Iki gihe Abayahudi benshi barishwe ndetse babuzwa kongera gukandagira muri Yudeya yahoze ari umurwa mukuru wabo kera. Abenshi bahungiye ahitwa Galileya no mu bundi bwami. Mu myaka ya za 400 nyuma ya Yezu, ubwo ubwami bw'Abaromani bwendaga guhirima, Ubukristo nibwo bwari idini rikomeye mu isi. Yezu yari yaraje mu isi ahamara imyaka mike 33, ariko asiga havutse imyemerere yitwa Ubukristo. Yerusalemu yahise ihinduka ahantu hatagatifu umucunguzi yabaye igihe kinini. Abayahudi batemeraga Yezu nk'umucunguzi kubera ko batiyumvishaga uburyo yaba umucunguzi kandi atarazanye amahoro mu isi ngo anabasubize ku butaka bwabo. Iki gihe benshi barishwe bahorwa ibi, abandi barirukanwa barameneshwa. Mu mwaka wa 700 ubwo havukaga Islam, Abarabu batangiye kurwana intambara zo kwagura idini. Abayahudi barabashyigikira kubera ko bibwiraga ko nibashyigikira Abarabu bazabaha agahenge bakanabafasha gusubira ku butaka bwabo. Iki gihe Abarabu kuko baraboroheye, Abarabu bari barigaruriye ibice byinshi, nibwo bubatse umusigiti muri Yerusalemu ya kera uzwi nka Dome de Roche. Abayahudi nabo kubera ko bari borohewe n'Abarabu bubatse bimwe mu bikorwa muri uwo mujyi. Uyu mujyi wahise wisanga urimo ibyicaro by'imyemerere itatu y'abantu bose basenga Imana imwe, bose bavuga ko ari ahantu hatagatifu: Abakristo, Abayisilamu ndetse n'idini ya Judaisme y'Abayahudi. Hari naho amakimbirane ya Israel na Palestine ashingiye. Iki gihe Abarabu bigaruriye igice kinini kugera mu cyitwa Péninsule Ibérique, aha ni muri Espagne na Portugal y'ubu. Iki gihe 5% by'abari batuye muri ibi bice bari Abayahudi. Aba Bayahudi 5% bari ahangaha basaga nabubashywe kubera ko nibo bari babitsa amateka, nibo baturage bari babitsa amateka y'ibihe bya kera mbere y'uko Yezu Kristo aza mu isi. Banabubahiraga ko bari abacuruzi beza, bacuruzanyaga n'impande zombi, bacuruzanyaga n'Abayisilamu bagacuruzanya n'Abakristo. Uku gusa naho bakundwa na bose byaborohereje gukwira mu Burayi bw'uburengerazuba bwose. Uko niko batangiye gukwira mu Burayi bwose.
gusa muri iki gihe hari abakristo b'abahezanguni b'abanyaburayi uko bahuraga n'umuyahudi baramwicaga, aho bababonye hose barabicaga babashinja kwica Yezu. Mu 1347 mu Burayi hadutse indwara y'ubushita yica 1/2 cy'abaturage b'u Burayi. Abayahudi batemeraga Yezu bashinjwe kuba aribo bakuriye umuvumo ndetse banashinjwe kuroga amariba bateramo iyo ndwara. Barongeye baricwa baranameneshwa, aho bageraga hose barirukanwaga bigatuma bakwira hose. Uku nanone niko bagendaga bakwira mu Burayi bwose, ku buryo hariho hose muri icyo gihe washoboraga kuhasanga umuyahudi. Muri Espanye abami b'abagatolika bategetse abayahudi kuba abakristo, bitaba ibyo bakahava. Bamwe barimutse bajya mu bwami bwa Turukiya bwo noneho bwabakiraga. Mu 1500 Polonye na Lithuania nabyo byatangiye politike yo kwakira abayahudi, maze hahinduka ubutaka abayahudi bisangaho. Mu 1700 abayahudi muri ibi bihugu bari 300,000, hafi 1/2 cy'abayahudi bose bo mu isi. Mu 1648 abaturage muri Ukraine barigaragambije bashaka kwirukana ubutegetsi, bashinja abayahudi kugirana umubano wihariye n'ubutegetsi bashakaga kwirukana. Abarenga 100,000 barishwe cyangwa se barameneshwa. Abagera ku 900 muri bo bisanze mu bwami bw'abami bw'Uburusiya. Aha ntabwo bari bahawe ikaze na gato, kubera ko bahise batangira guhigwa bukware n'abaturage bitwaga abapogrome. Abenshi muri bo iki gihe batangiye guhungira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu Burayi bw'uburengerazuba, aho noneho ubuzima bwabo bwatangiye kuba bwiza. Aha niho mu 1897 habaye inama ya mbere y'abayahudi ikabera i Bale mu Busuwisi, igamije kureba uko abayahudi bakemura ikibazo cyo kubaho biruka maze bakubaka igihugu cyabo muri Palestine. Hashize imyaka mike inama ibaye, intambara ya mbere y'isi iratangira. Ubwami bwa Turukiya n'Ubudage batari barashimishijwe n'igitekerezo cy'uko abayahudi bakubaka igihugu cyabo muri Palestine, batangiye kubarwanya. Ibihugu birimo Ubwongereza, Ubufaransa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byo byari bishyigikiye abayahudi, byari binashyigikiye ko bubaka igihugu cyabo. Intambara ya mbere y'isi kirangira, murabyibuka, mu 1933 Hitler yagiye ku butegetsi ashyiraho politike y'uko Abadage ari ubwoko busumba ubundi bwose bwo ku isi. Abayahudi batangira gufatwa nk'ubwoko butagira icyo bumaze usibye kurya iby'umuryango mugari wakoreye. Mu 1925 Adolf Hitler yanditse igitabo yise Mon combat, intambara yanjye. Muri icyo gitabo haraho yagiraga ati, umuyahudi ni kandi azahora ari icyonnyi, ni agakoko kica kandi gakwirakwira hose kandi vuba. Aho akandagiye abaturage bamwakiriye bahita bazima mu gihe kitari kinini. Iyo bidateye kabiri umuyahudi ahita yinjira mu bukungu bw'aho ageze. Ntabwo yinjiramo nk'umukozi, ahubwo yinjiramo nk'umuhuza, bikamuha ububasha budasanzwe, byakubitiraho ubunyangamugayo bwe bwa ntabwo, ubucuruzi bugahita buhinduka akarima ke, agatangira kuguriza amafaranga ku nyungu itagira ingano. Umuyahudi ni nk'umusundwa ufata abaturage ukabanyunyuza. Aya namwe mu magambo make ari mu gitabo cya Adolf Hitler cyiganjemo urwango ku bayahudi. Hagati y'umwaka w'1933 n'1939 abayahudi 5,000 barishwe, amaduka yabo arasahurwa, aratwikwa hirya no hino mu Budage. Abanazi bifuzaga ko nta muyahudi wabarizwa ku butaka butegekwa n'Ubudage. Banasa n'ababigezeho kubera ko birukanye hafi 1/2 cy'abayahudi b'Abadage mu myaka 6 yonyine, bahungira mu bihugu hirya no hino mu Burayi, bimwe muri byo byari bituranye n'Ubudage. Abenshi bahungiye mu Bufaransa, abandi bahungira muri Amerika. Hagati y'umwaka wa 1939 n'1941 Ubudage bwigaruriye Polonye, Autriche n'ibihugu by'Uburayi bw'uburengerazuba. Abayahudi bari barahungiye Abadage muri ibyo bihugu bongeye kwisanga mu Budage. Abayahudi 3,000,000 bahise bisanga mu bice bigenzurwa n'Ubudage. Aha niho hatangiye ibikorwa byo kujya bakoranyiriza hamwe abayahudi bari baranashyizweho ibimenyetso kubera ko bategekwaga kwambara inyenyeri y'umuhondo ku myambaro yabo. Babakoranyirizaga hamwe bakaraswa, abandi bagafungiranwa mu mazu, bakohererezwa za gaze zibica. Abarenga miliyoni bishwe muri ubu buryo. Iki gihe hanabagaho ibyitwaga deportation, kurema inkambi mu bihugu Ubudage bwari bwarigaruriye, hakaba ariho hajyanwa b'abayahudi bakicirwayo. Inkambi yamenyekanye cyane ni Auschwitz muri Polonye, ahiciwe abayahudi 1,100,000. Iyi nkambi yari icyarimwe inkambi ikorerwamo imirimo y'agahato, ikaba inkambi bafungiramo n'inkambi yiswe Centre de mise à mort, cyangwa se abantu bicirwa. Ahandi hitwaga Treblinka, naho ni muri Polonye. Iyo yari inkambi yo kwiciramo abayahudi gusa. Izi nkambi zacungwaga n'abitwaga SS, bari abasirikare b'Ubudage bari bashinzwe kurinda inkambi. Babicaga urupfu rubi rutabayeho kenshi, babafungaga mu buryo bubi, babapakiraga mu mazu ari ibihumbi, ayo mazu akuzura ku buryo nta wundi muntu n'umwe wajyamo,
yamara kuzura bakabasaba kuzamura amaboko, bazamura amaboko hakaboneka undi mwanya bakongeramo abandi, nabo bamara kuzura bose bazamuye amaboko, abana bato bakajya babajugunya hejuru, barangiza bakoherezamo ibyuka byica. Abari hagati ya 5 miliyoni n'esheshatu bapfuye muri ubu buryo.